bro uze gute chef namahoro cyane rwose ariko reka nkwereke ubundi sibyo ubundi ndi kubona uri umusirimu ubundi ukeneye amafaranga nubwo turamenya muri bantu njyewe ubundi ngiye ngura muri company kuba ufite amafaranga yawe sibyo tugatuma amafaranga yawe yiyongera cyane kandi uri umusirimu ibyo bintu uba ubikeneye cyane reka mubwire uburyo bishoboka nawe hari uburyo uri kubona abantu baba bafite ama etage muri mujyi wa Kigali sibyo bafite amafaranga afite imodoka iyo company yacu niyo ituma babona ibintu byose bashaka haryo wambwiye ngo yitwa gute ye nitwa Nara yenshinzwe company ifasha umuntu gutubura amafaranga yiwe afite ye nakubwira uburyo ufite amafaranga yawe make ukayatubura ka menshi amafaranga nangaye umuntu byibura urugero ufite nk'amafaranga 40,000 bro ntabwo ari nkabyaye n'ijya numva oya bro ibintu ni ibintu banzuriye uburyo meze banzuriye uburyo mpagaze bro ubona nk'iri kote rihagaze amafaranga menshi kumva n'ama etage nk'ubu kuri kumbona hano ufite akamodoka ngendamo bro reka ubwire bro uwo nyizera banza unyizera ubundi numara kunyizera ushora amafaranga yawe ubundi twizere muri company yacu nyizere kweri company ni deal done bro ni ikintu cyunguka banza ndebe uburyo mpagaze ntago mpagaze nabi sibyo company yacu rero yizera nawe ugomba gutera imbere reka rero nkwereke uwo muvandi yego ntago nkuzi nanjye ntabwo nzi tuguye mu muhanda ariko mboreka nizere ibyo umbwiye ko birashoboka ntawe wamenye cyane birashoboka unashobora gushora n'ibyo bihumbi bingahe haryo wambwiye ngo umuntu ashora ngahe ushora 40,000 buri cyumweru tukazajya tugukubira inshuro 3 40,000 byawe uri kumva amafaranga wazajya ukorera ku cyumweru amafaranga menshi cyane kandi 40,000 ubijyana mu kabari hariya cyangwa ahantu ukabinywera bikarangira nta mafaranga make yaho ngaho ushora amafaranga business zirahari za alliance na za kinja numva oya company zacu zirizewe bro company yacu irizewe ama etage biki byose barubaka cyane rwose ikankurike nayo ngeze hano imbere ahubwo wenda ama contact za nkaza wowe fata nimero ubundi andikamo nimero yawe reka nyikwandikira nimero yanjye ingiyo uzamvugisha company yacu itanga abantu amafaranga menshi wituma amagara ko mbona nateje umutekano muke muri iyi quartier kandi nandi ntambuka ura n'uyu musore yararimo nganiriza ibijyanye na company yacu bya company yawo uburyo ifasha umuntu mu iterambere ushobora gushora amafaranga makeya mu gihe gito kingana harya wambwiye ngo n'icyumweru akaba yabona inyungu irenze ku mafaranga yarasanzwe afite ubwo rero usanzwe aribyo turi kuganira ahubwo nyine nanjye ndimo ndamubaza company yizeye ingana iki ku buryo umuntu ashobora kwizera iyo umuntu ari kutubwira wenda nawe yakwibwirira amahirwe nuko usanzwe tutaratandukana nayo ngiye hano imbere uba hano hafi nuyimo hano hafi kabisa hano imbere fandi sawa murakoze sawa ufite company nyina fante yewe nta company nayo ntayo nyine ubwo nari ndi kumugira inama uburyo yabona amafaranga ariko nta company ntayo ko yego naje umugeraga iyihe nama se nyine ni uburyo yashoramo amafaranga yiwe akazajya yunguka ariko nta company rwose avuga umutungo yego rwose wowe ufite amafaranga se ntawe nyine namubwira ngo ashore muri company yacu kugira ngo abone amafaranga nawe yego wowe warashoye se nyine ndashaka kumugira inama uburyo yashoramo kugira ngo abone amafaranga uri umujyanama sindi umujyanama ariko namugiraga inama wowe warashoye nyine urebye sindashora wabuze iki kugira ngo ushore fanta nyine ariko uko bimeze gutya nta kindi kintu umuntu afite cyo gukora uburyo twabiganiraho nyine nk'abantu babo twabiganiraho ufite company ko nshaka gushora se basaba ngahe ntabwo tujya dushobora fanta iyi nama namugiraga iyo nama ko utayigiriye
fanta nyine hari uburyo ugira umuntu inama kugira ngo yiteze imbere, iteze imbere. uwo wateye imbere muri make. Nyine iyo mugira iyo nama akigenderaho ujya ntera inkunga nanjye nkabatera imbere. Inama imugiriye wamubwiraga ngo ashora angahe? ni ibihumbi 40 fanta. wabuze 40? Hmm? warabibuze 40? Ngewe se nyine ari kubishora muri iyo kampani yacu, nako yari kubishora ahantu akazajya bimungukira. mbona ufite amagezi menshi. Oya fanta, ahubwo twanavugana ku buri kubona njye nawe twavugana. nabavugisha bande wavugisha? njye nande? nyine fanta, nyine kubona twavugana nyine tukareba uburyo tubikemura. dukemura ibi, njye nawe mfitanye nawe ikibazo. nyine urabyumva fanta, nyine nawe uri umuntu wabyumva, nyine wabyumva tukavugana tukamenya uburyo tubihuza. nyine njye nawe ndavugana nawe, iki turahuza iki? njye nawe muriye nawe kuki? nyine ku by'iyo kampani, iyo kampani urashaka kuba nanjye njya gushoramo se? iyo kampani ntabwo washoramo. genda buriya fanta nyine twavugana, ariko iyo kampani nyine twavugana. fanta twavugana ukareba uburyo tubikora. nk'akantu nyine twavugana, ariko nyine natwe turi mu kazi ushaka kumpa ruswa? nyine ntabwo ari ruswa ngo uhaye, nyine ntabwo naguha agafanta byibura nyine. wari ukoze cyane. wari ukoze ntabwo byari se basi ushaka. fanta wambabariye koko. halo? yego fanta wambabariye ko kuri ribu. nta fande kipa ndi hano muri Greenland location Mahatsa. sawa fanta, si ubwo ibyo byari ngombwa koko? yagufasha nawe, ariko natwe twagufasha fanta. fanta byari ngombwa koko?